Ese mama Kitoko wasubiyemo indirimbo y'abandi akanayishyira hanze yitwa Tiro biramugwa amahoro? Yesa, reka twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official. Nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya wacu w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Kitoko Bibarwa wari umaze igihe adakoma mu muziki yongeye gukora mu nganzo ashyira hanze indirimbo yitwa Tiro. Ni indirimbo yari isanzwe ari y'umuhanzi witwa Bahaga wo mu gihugu cy'i Burundi. Ni indirimbo imaze umunsi umwe n'amasaha make cyane Kitoko Bibarwa yishyize hanze, ikaba imaze kurebwa n'abarenga ibihumbi 70 ku rubuga rwe rwa YouTube. Iyi ndirimbo Kitoko mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cy'igihe yavuze ko yahisemo kuyisubiramo kuko yari asanzwe ayikunda kuva mu bwana bwe, icyakora atarazi nyirayo niba yaba akiriho. Bivuze ko Kitoko iyi ndirimbo yakuze ayikunda ariko namenye nyirayo ngo azamusabe uburenganzira bwo kuyisubiramo. Kitoko ahamya ko mu minsi ishize aribwo yatumiwe mu gitaramo n'umugabo uzi nyiri iyi ndirimbo ariwe Bahaga, wari warayihanze aba ari nawe umufasha kubahuza. Kitoko akaba yagize ati, umugabo uherutse kuntumira mu Bubiligi niwe wambwiye ko asanzwe azi Bahaga ndetse amenyesha ko nubwo yaratuye mu Budage ariko yatashye iwabo mu Burundi. Ni nyuma namusabye ko duhuza arabikora, bityo musaba gusubiramo iriya ndirimbo arabinyemerera. Kitoko ahamya ko inzozi ze zabaye impamo kuko ari umuhanzi wakuze akunda iyi ndirimbo ndetse arota kuzabona na nyirayo. Kitoko wari umaze igihe atagaragara cyane mu muziki yavuze ko agihabwa uburenganzira bwo gusubiramo iyi ndirimbo yihutiye guhita abishyira mu bikorwa kuko yari afite amatsiko yo kuzabona yayikoze. Reka vuga ati congratulations kuri Kitoko. It is a great achievement kuko yari amazemo igihe, murabizi umuziki asa nk'uwawutereye ku ruhande aho yagiriye muri London kwiga amashuri ye, ibintu by'umuziki yagiye abivamo. Uyu muhanzi umaze igihe yarimukiye mu Bwongereza yaherukaga gusohora indirimbo mu Kuboza 2023 aho yashyize hanze indirimbo yitwa Uri Imana. Iyi nayo yagiye hanze nyuma y'igihe kinini Kitoko adashyira hanze indirimbo iyo ariyo yose, cyane ko iyo yaherukaga ari yitwa Gahoro yari yarasohoye mu Kuboza muri 2020 niba mubyibuka. Ngira ngo murumva ko hari hanyuzemo igihe kinini adakora, ariko kuri ubu yamaze kuduhereza umuzigo mushya. Reka mbonereho no kubabwira ati munyarukire kuri YouTube channel ya Kitoko Bibarwa mumuteze imbere, murebe indirimbo ni nziza cyane. Iyi ndirimbo ye yiswe Tiro ni indirimbo icurangitse neza irimo amagambo meza y'urukundo. Guys, tubashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu muri benshi, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru nk'izi z'ubwenge ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye naho mu zindi nkuru ziri bukurikireho. Bye.